Mama! Ureba no mumubona itamwiza. Simona ari umuhungu se? Mama ni umuhungu. Reka uyu muhungu yambwiye ngo arankunda. Nahinda mukunda yasabye kuzabana nabyo. Mama simwiza hari ikibazo. Umva ndeba hano. Ndakumva mama. Mwibagirwe nawe akwibagirwe. Ufite ikibazo. Nta nari muzigira ushaka kuzarinda upfuye. Mama nzashaka mbese n'iki kibazo mfite n'ikibazo cy'imbuza gushaka. Ndamukunda nawe arankunda. Ikibazo gihari ni iki? Yego nibyo ugeze mu gihe cyo gukunda. Ugeze mu gihe cyo kumva yuko nawe wabona uwagukunda. Ariko ntabwo bizashoboka uwo mwanya wihuta. Urumva? None si mama ikibazo mfite ni uzarinda ujya mu nda y'isi udashatse na rimwe. Urareba ikira? Isetsi imikara. Halo? Murambabarira kuba mbahamagaye mutanzi. Ahubwo nabifite akabazo k'amatsiko. Shaka kubaza se iyi foto nabonye kuri profile ni yanyu? Okay. Shani nziza nyine nayibonye ndayikunda mbese mu by'ukuri nakubesha nahise ngukunda. Nayibonye kuri group ya WhatsApp. Nifuza ko twazabonana tukamenyana. Nakwandikiye uraza kubona nimero yanjye. Numva barera tukavugana bizanshimisha. Sawa murakoze. Sema noneho kudewa byukunya kayamuneza bizitera. Wanga. Noneho yana birarenze. Hari umukobwa nakunze. Umukobwa nabonye kuri WhatsApp. Gusa umukobwa waguteye umunezero ngana gutya ni mukobwa nyawe. Umubwiye ni nawe nifuza ko zambera umugore w'isezera. Samblag. Wase uwo mukobwa wagutwaye uruhu n'uruhande no mukobwa usotameza. Wangu ni mwiza kamukwereke. Ndabizi mwemera mubonye. Kamwereke ifoto. Rero no mutoto. Nimba ari uyungu kabisa nanjye ndemeye. Umukobwa ni icyuma ndakurahiye. Wese ndamukunda ku buryo ndamutse mubuze. Ayandi mahitamo nanjye. Ahita mbivamo. Uzahita ubivamo? Nta wundi mukobwa ntashaka kabisa. Uyu nanjye ndamwemeye kabisa ntamugwa inyuma. Ive bite ko uko witsindiye hano nagenda kangana gutya. Raje nayo ngutegereye. Mbabarira umfashe nyene ubufasha bwawe. Niba uri mukuru wanjye ukabunda ni wowe umuntu wenyine ushaka kumfasha kuri isi. Hari umuntu njyewe na postinze ifoto yawe kuri profile yanjye. None umuntu arayibona aragukunda ariko azi ko ari nyine azi ko uri njyewe. Kandi nanjye uramusone naramukunze. Ariko mbabarira umfashe niwe muntu wenyine ushaka kubimfashamo. Mbabarira umfashe uriya muntu ndamukunda gusa mbabarira. Kwese Ive ufite iki ubwo urumva ibintu wakoze gusa urumva nagufasha iki? Ive ndagukunda ariko ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubikora. Urumva ibyo bintu nshaka kubyivangamo? Ibyo bintu nimbyivangamo ndatandukana na fiance wanjye. Muhamagare umubwize ukuri nagukunda gukunde nabo utagukunda umenye ko ari Imana itaguteganyije ubwo ngo gatari wawe. Ndagukunda Ive ndagukunda murumuna wanjye. Ive ndagukunda n'ukuri. Isimba runde ni ikihe kibazo mfite gituma nazashaka umugabo? Ninde se muri utagenewe gushaka umugabo? Mama yarambwiye ngo ntabwo nzashaka umugabo ngo nzarinda njya mu nda hisi ndashatse umugabo. Kwiki mama? Mama niko yambwiye. Kwiki? Ko numva ibyo bicanganye.
Halo. TV. Halo? Ni ukuri kose nifuza kuzakubona kandi urabizi ndagukunda cyane cyane ariko ijoro ryose ni wowe ndaranota iyo nisinziriye ngira ngo turi kumwe. nkumva birambabaje cyane. Ese ubundi kuki utari hafi yanjye kiri kure yanjye? Yego uzambona. Okay. Njye rero nitwa Iradukunda Bruno, wowe se witwa nde? Nanjye nitwa Ingabire Yvette. Urakoze kunyibwira Yvette. Nakoze Isigaye no kumenyana kurushaho sibyo? Yego. Oya ntabwo ari ukugusezera gusa hari utuntu ngiye gukora mu rugo ubwo ndi buguhamagare nyuma yaho nta kibazo. None se kuri kuvuga nkaho ugiye gukora kandi nashaka ko dukomeza kuvugana. Okay, nta kibazo urakoze cyane. Umunsi mwiza. kandi wagakobwa ndakubwira ntabwo wumva uriya muhungu wamuretse nukomeze kumutesha igihe wavuye mu byo nakubwiye ko bidashoboka. Ariko mama ntacyo nkeneye kumva. Urimo urambangamira bikabije. Mfite uburenganzira bwo gukunda umuntu wese nshaka. Mfite uburenganzira bwo kuyobora urukundo rwanjye. Hari umuntu nshaka. Urimo urambangamira. kandi wagakobwa we ntabwo wumva urashaka kuzameza ibibazo. muzi iminsi yawe yigire vuba ikupe. Akundi mama niba wari uzi kuzahanyura kuri iyi wambyarira kuki wanzanye kuri iyi si ko kugira ngo ukunde umbabaze gusa uzansubiza aho nkuye aho kugira ngo ngeze kubabarira kuri iyi si mbabazwa n'urukundo kandi utabishaka. umwana wanjye ndeba hano ndagukunda ugomba kugira uwo ukunda nawe akagukunda ariko ntabwo bishoboka nta nubwo bizashoboka. byikuremo urukundo rurimo ruragurumana mu mutima wawe ariko ntabwo bizashoboka. urumva byikuremo. Ariko mama mbwiza ukuri ni wowe wambyaye. umwana wa narakubyaye uri umwana wanjye ni nawe bucura bwanjye ariko ntabwo bishoboka. nutanyumvira ndi nyoko wakubyaye uzabyicuza mu buzima bwawe bwose mbikubwira. byumve hari impamvu. ese reka manze nkubaze kuki utashakanye na wa muhungu mwanganaga? ni ukubera iki? ntibyanze kuki utabitekereza? nihe mpamvu? Mama mbabarira ndakwinginze mbabarira mama unyemerera uriya muntu. Ese mama ni ikihe kibazo ufite gituma nakunda? Mbabarira umbwiza ukuri niba koko uri umubyeyi wanjye mbabarira umbwira. igihe cyo kubikubwira ntabwo kiragera urumva ariko ubyikuremo ntabwo bishoboka Mama